twongeye kubasuhuza bakunzi ba Munyanziza Theophile official, tubifuriza amahoro y'Imana aho muri mu bice by'isi bitandukanye, abari burasirazuba n'iburengerazuba, abari mu majyepfo no mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu nce zitandukanye hirya no hino mu isi. Turabashuhuje abari Australia, abari Canada, abari UK, abari muri France, abari muri Afrika mu bihugu byacu bya East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi ndetse na DRC. Amahoro y'Imana abane namwe. Turabibutsa yuko kandi mukwiye gukora subscribe, ubundi mugakora share ndetse na comment kugira ngo tuzaye dukomeza kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Nkuko nabibabwiye rero yuko tuzakomeza gukorana n'abahanzi ndetse tuzamura impano z'abana, tutirengagije kandi ko Imana ariyo ya mbere, kuko Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Igihe cyose Imana yaremye ijuru n'isi niyo tugira iya mbere. Nkuko muri kubireba rero kuri screen turi kumwe n'umutumirwa wacu, ariko mbere yuko tuza gukorana nawe turabanza twiragize Rugira. Mana ishobora byose, turagushimiye mu izina rya Yesu kuko uri Imana yacu mu bihe byose kandi mu bihe bitandukanye. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya tugiye muri iki kiganiro, imbaraga zawe zibane natwe, ukomeze kubana natwe cyane, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hanyuma ntabatindiye, uyu ni umutumirwa dufite uyu munsi. Reka tumubaze, muramubona aracyari umusore cyangwa se aracyari umwana uri mu myaka mike. Reka tumwibarize amazina kugira ngo abadukurikiye nabo babashe kumumenya. Mwatangira mwibwira abadukurikiye kuri Munyanziza Theophile official. Amazina nitwa Muhoza muri, ndi umuhanzi. Ati amazina nitwa Umuhoza. Ni Umuhoza cyangwa Muhoza? Muhoza muri. Muhoza Amuri. Muhoza Amuri, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 13. Ongera ijwi. Gerageza kongera ijwi. Mfite imyaka 13. Ufite imyaka 13. Ku myaka yawe 13 turi kukureba, abantu bari kugukurikira bose bakubonanye gitari. Iyi gitari ucuranga solo, ucuranga acoustique, ucuranga gitari bwoko ki? Ucuranga ubwo babita ngukira. Ni solo na acoustique? Ucuranga nyine ntago ari solo nta nubwo na accompagnement. Yes. Okay. Mwamwumvise, ni umwana ukeye uzi kuvuga neza, kwisobanura, mbega nyine ku mvugo yabubu ngo yakwica. Yes. Muramubona afite akanyamuneza, arishimye, aranezerewe cyane kandi natwe turamwishimiye. Amuri, turakwakiriye kuri Munyanziza Theophile official. Duherukana uri muracuranga hariya muri Eska. Ya video yawe ubu tuvugana imaze kurebwa n'abantu barenga 98,000. Urumva byakiriye ute? Ndumva nishimye cyane. Abakubonye muri iriya video hari umwana w'umukobwa mwari muri kumwe. Barambajije ngo nzababarize, ni mushiki wawe cyangwa nawe waba waratangiye gutereta n'umukunzi wawe? Ntabwo ari mushiki wanjye, nuko nyine amfasha, hari igihe turirimbana nyine mu bukwe iyo twajya ahantu runaka. Okay, bivuze ngo no mu bukwe ujya uririmbamo? No mu birori bitandukanye bivuze ngo umuntu yagutumira rwose bikemera? Okay, very nice. Abadukurikiye rero cyase abari kutureba ngira ngo murabyumvise yuko Amuri Muhoza aririmba mu bukwe, aririmba mu birori bitandukanye, rwose biremewe kuba twamutumira akadutaramira, agati kakamera kandi kagaturika. Hanyuma Amuri, nkuko wabivuze, wavuze yuko uri umuhanzi. Iyi mpano yawe yo gucuranga yatangiye ryari? Yatangiye nyine nanjye ngenda mbona abana kumwe bacuranga kuri YouTube. Yego. Ngira nyine papa yuko nashobora kuba nayiga, bihera ngaho nyiga. Bivuze ngo papa wawe ni umwe mu bantu bagushyigikiye mu muziki wawe. Okay, Amuri,
tujye tubwizanya ukuri abantu bari kukureba bashobora kutabyizera hanyuma ugiye kuduha akapera k'indirimbo ebyiri z'umufiririzo zihuse mu ndirimbo uzi gucuranga hanyuma abadukurikiye nabo baze kugubwa neza. Hoya mami horere none, hoya mami horere none, hoya mami horere none, hoya mami horere none, yenga gasaza gashira amanga, kasanze inkumi mu nzu, gatibye ukunyoza ibirenge, turakozwa na Nyabarongo, ayiwe Nyabarongo umugezi utemba, hoya mami horere none, hoya mami horere none, hoya mami horere none. Sinarinzi ko inzara iryana, nabibwiwe na nyina wundi, narabwiriwe ndaburara, mu gitondo ndabusubira, nizirika agashumi mu nda, ayiwe imbeba zaho ziragacaha, hoya mami horere none, hoya mami horere none, hoya mami horere none. Shangwino duteke turuhukire i Kigali, modari wacu barashajana n'ifaranga bagira, ngo turateka utobisi dushiririza umusi, ngo nubwo nta faranga rwose tumunyefana roho, Otagisimana arayisha yagara tuyirohemo, ngo nubwo nta faranga rwose turazagute ku mutwe, ngo nitumara kugerayo nkore mu mifuka wiruke, ngo maze nkwiruke inyuma mvuze induru yabire. Wow, ndumva rwose impano irimo pe 100%. Hanyuma hari ibintu uvuze ngewe numva birantunguye. Iyi ndirimbo ngo uyu musore ngo wagiye guteka, ese bari abasore bari abagabo? Anyway, ntago tubizi n'abari abasore cyangwa bari abagabo, ariko ikintu cyo guteka umutwe wowe ukivugaho iki Amuri? Iyi ndirimbo ifite ibitero byinshi, nyine buriya mu butanzi ayiririmba yose. Yego, nyine ni ibyo abantu nyine bagenda bateka imitwe, ari nabo bavuga ngo reka nkagucurangireho. Tagisimani wabazanye abagabo ndabazi, rwose mu gitondo njye bankoreye imipangu, bajyane hirya mu gasho ibyabo nzabirebejo, bajyane hirya mu gasho ibyabo nzabirebejo. Okay, ubwo uwo ngo Tagisimani wabazanye ati ibyabo bagabo ndabizi. Ejo rwose mu gitondo bankoreye imipangu. Amuri, ubwo wowe urumva wifuza kuzagera ku kihe kigero cy'umuhanzi, wenda nko muri kariyeri yacyo se mu muziki wawe wumva wazaba nde ukurikije nk'abahanzi uzi? Enda bine bitewe ngeze nk'Imana, kuko nyine hari ibigo bitandukanye byiga umuziki. Yego, nkiga umuziki ndumva nabasha kugera ku rugero nk'urwo Makanyaga agezeho. wagera ku rugero nk'urwo Makanyaga Abdul agezeho. Waba uzi indirimbo nk'ebyiri za Makanyaga Abdul? Okay, waducurangira iyo ukunda cyane kurusha izindi mu ndirimbo za Makanyaga Abdul.
biranyuze pe nubwo ntacyo navuze ibanga n'irya babiri gerageza urukomeze rugwizimuwe n'icyo rubereyeho naruhariye igicumbi mu muti mu gukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego mutarushwa uri mwiza uri igitego makanyaga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga umugisha bw'untawe gica maze kubibona Suzana mba narapfuye nzezo rukundo rwawe byari byaranyobeye uko nzabigenza n'impamu nibwo nakwandikiye kakabarwa nkugarura mukunsubiza undema agatima umbwira yuko turara tubonanye wow ngira ngo rwose ibi bintu bikomeje kuba byiza abantu bari hano bumiwe n'amajwi ngira ngo yatambutse muri kamera yacu rwose abazadukurikira bazabyumva hari umubyeyi yagize ati nge ndumiwe ni ubwa mbere mbonye umwana w'imyaka mike gutya imyaka 13 umwana akaba azi gukora ku mirya y'inanga bene aka kageni uvuze yuko ukunda umuhanzi witwa Makanyaga Abdul ese waba warigeze wagira amahirwe mu buzima yo kubonana na Makanyaga Abdul twahuye rimwe ariko nyine twahuye turi abana bagera muri 5 Yego. ntabwo nisanze ngo mbashe kuba namukoraho n'ubumenyi bukeya cyane Makanyaga Abdul aho uri umenye yuko Muhoza Amuri ari kukwaka audience kandi uri role model we ari kwifuza yuko mwazahura mukamwaganira Abdul aho uri hose Amuri aragukunda kandi Amuri indirimbo zawe wabyumvise ko azi no kuzicuranga neza ngira ngo nawe umwanya wawe wazawukoresha rwose ukigora mu byubahiro byanyu mugomba turabibahaye rwose ni ibyanyu Amuri arifuza kugera ku kigero mugezeho hanyuma Amuri ndumva ntabwo numva nakurekura ndumva twagumana ariko iminota yo irakomeza kugenda iducika n'ikirere kiri kugenda kiducika ndetse n'abadukurikiye barabibona yuko n'ikibazo cya kamera dufite ni hatari ariko hanyuma ngira ngo wenda uretse n'ibyo wenda nk'umuntu uhuye n'umuntu akakubwira ati saba ikintu ushaka hari umuntu w'umukire w'umuherwe koko akakubwira ati nsaba ikintu ushaka Amuri tubwiza urumva wamwaka iki nyine urebye ibyo ncuranga ntabwo bikuye n'ahantu naba ngeze yego icyo namusaba yuko yandirira amashuri ya music nkabasha nyine kujya ku rugero rwa Makanyaga okay urumva wifuza kuba wakwiga umuziki donc umuziki urumva ariyo mpano yawe wimirije imbere wumva rwose yazagutunga hanyuma impano yawe igakomeza ikazamuka ariko wifashijwemo no kuba wize ishuri ry'umuziki Abdul ngira ngo abantu nako Amuri ngira ngo abantu badukurikiye baba bakumvise kandi ufite icyo gukora ndabizi hari abantu bafite umutima wo gukora hari abantu b'Ikayonza hari abantu baza Rutsiro abo mu mujyi wa Kigali baherutse kumpamagara bakumbaza
nyamuneka na komenti mwandika zose ziragaragaza ko uyu mwana Amuri mwifuza ko yazagera kure. Hanyuma rero ngira ngo rwose mwazadufasha namwe uyu mwana impano ye igakomeza ikazamuka. Hanyuma ndibuze kukubaza Amuri, nk'uko wowe uri murabivuga yuko wifuza ko wakwiga ishuri ry'umuziki, ese wumva wize ishuri ry'umuziki ibyo waba warasabye Imana rwose byaba bihagije, cyangwa urumva hari indi ntambwe nanone kandi yabisi ikomeje? Nabyumva nyine haba hari indi intambwe yabisigaye ni ugukora nkamenyekana nyine nk'uko Makanyaga nawe abigenza. Urabizi ko Makanyaga hari igihe ava no mu Rwanda akajya gucuranga. Yego, okay. Hari abantu nigeze kumva bambaza ngo mbese waba uzi gucuranga indirimbo zaririmbiwe Imana? Indirimbo zaririmbiwe Imana nyine biterwa n'uko indirimbo ngenda nyiga. Urabibona mbifatanya n'amasomo asanzwe nyine yo ku ishuri, naziza ariko nazo ku butaha nazaziba. Okay, noneho rero hari abantu bambwiye ngo barifuza kuzakubona uri kuririmba indirimbo y'Imana cyangwa se yaririmbiwe Imana. Ese hari abahanzi baririmbye indirimbo z'Imana waba uzi? Nabo ndabona ariko nyine zirahari nk'izo wumva. Yego, zirahari nyinshi. Hari izo yenda numva nyine bacuranga mu rusengero. Hari incurango ubundi zitandukanye. Yego. Okay, umuhanzi waba uzi mu bahanzi baririmba indirimbo zaririmbiwe Imana waba uzi wibuka none ahangaha ninde? Hari undi atari wowe se? Njyewe ubwo mbaye icyamamare. Urakoze cyane bakunzi ba Munyanza Tofile official, mwabyumvise yuko ngo Amuri ninjye muhanzi azi. Hanyuma hari umugabo witwa Israel Mbonyi uri kubica bigacika muri iki gihe. Hari umugabo waririmbye indirimbo yitwa Keya ngo ntabwo bamfite Imana ijya impakeye. Uwo muntu waba waramwumvise? Ntabwo wamwumvise? Israel Mbonyi ariko waramwumvise? Theo bose babireba ntiwamwumvise? Theo bose babireba, umuntu witwa Theo bose babireba waba waramwumvise? Uramuzi uwo ngo. Very nice. Hanyuma rero abadukurikiye ntimuzatere amabuye Amuri kubera yuko buri wese agira ibyo akunda. Urumva ko imbaraga ze yazishyize muri Karahanyuze cyane murabyumva yuko azi umuhanzi witwa Makanyaga Abdul. Ese mu bahanzi baririmba indirimbo za Karahanyuze nta wundi muhanzi waba uzi utari Makanyaga Abdul? Undi ni Kamariza, mbasha nawe kuba nakigana. Kamariza, ufite indirimbo ya Kamariza waba uzi ngo uyiducurangireho? Zirahari. Okay, turirimbire indirimbo imwe cyangwa ebyiri za Kamariza.
urakoze cyane. Uragira uti ni indirimbo ya Kamariza, iyo yitwa Kunda Ugukunda. Mbibutsa abantu badukurikiye, urukundo rw'amagambo ntago turushaka. Niba wakunze Amuri, gira ikintu ukora niba wamukunze koko. Hari abantu batubwira ngo baradukunda ariko bikarangirira mu magambo. Nibyo, ushobora kumukunda ntacyo ufite, ntago tuzabikugayira, ariko uragenda mu modoka uri kugenda ureba Amuri, uri iwawe kuri televiziyo cyangwa ufunguye telefone yawe kuri YouTube urebye Amuri, wamubonye ni umwana ukeneye iterambere. Ibyo yifuza wabyumvise, ariko asoreje kuri iyi ndirimbo ivuga ngo Kunda Ugukunda. Icyakora twebwe mu bakristo twemeye no gukunda n'abatadukunda, ngira ngo na Muri niko abigenza. Muri siko nawe nizere ko ukunda, nubwo uri umumizirima, ariko abisilamu ntago bagira urwango, abisilamu nabo barakundana, sibyo? Ubwo nizere ko nawe n'abakwanga uzajya ubakunda kandi wasabira umugisha, usobanuka imbere y'Imana, nayo izasobanura ibyawe ejo hazaza. Abari badukurikiye rero, ngira ngo ni ahangaha ikiganiro tugisubikiye. Amuri ni umwanyu, natwe ni uwacu, muramukunda kandi natwe turamukunda. Ni nayo mpamvu tuba tumubazaniye, bitewe na comment ndetse na share na subscribe ndetse na views mugenda mutanga mukurikira. Uyu mwana ejo hazaza arahakeneye, Imana ibinyujijemo, ibikunyujijemo wowe udukurikiye. Nyamuneka nuhura na Amuri agenda n'amaguru, utwaye imodoka ntuzamusige, utwaye moto ntuzamusige, utwaye igare ntuzamusige, ndetse utwaye n'indege nibishoboka uzamujyane rwose. Amuri akeneye iterambere. Amuri, ngira ngo warangiza uvuga akari ku mutima kugira ngo abakunzi bacu tuze kubasezeraho. Icyo nabasaba ni ugushyigikira impano yanjye. Yego. Usayina hari n'akarimbo nayo mbacurange, ndabizi ko hari abantu bagakunda, ababyeyi b'u Rwanda. Ndabizi ko u Rwanda nyine rufite ababyeyi. Yego. Abariho mwese mujye mutekereza kuduha ababyeyi nicyo gikomere. Nta cyiza nabonye nko kuba nicaye numvira mama wambyaye mufasha, numvira mama wambyaye mufasha. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, uko ariko kose muto cyangwa munini, nubwo yaba ashaje cyangwa yirabura, mubi cyangwa mwiza cyangwa si inzobe, mubi cyangwa mwiza cyangwa si inzobe. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Icyarushije abandi bose ubyubona, nuko yakogeje nuko yakoze. Mu Rwanda bwawe nta wundi ukurwanaho, uretse akabura ntikaboneke wakubyaye, uretse akabura ntikaboneke wakubyaye. Nyina wundi yo butarira abanyoko, nyamara bwamara bwira akaba rubanda, nyamara bwamara bwira akaba rubanda. Ibigo byawe bizataha kwisiga, kuko ariyo saha ruba waragabanye, kuko ariyo saha ruba waragabanye. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Hano ntago biri buze koroha, numvaga nakurekura, ariko ubuze kuri iyi ndirimbo akabura ntikaboneke. Hari ibintu byinshi mpise nibuka. Amuri, iyo ubonye umwana utubaha mama wamubyaye, utekereza iki cyangwa wiyumvisha iki muri wowe? Impamvu abana bose b'u Rwanda tugomba kubaha ababyeyi. Umubyeyi agutwita amezi 9, akubyara arushye, kandi akubyara azi ko uzamugeza mu iterambere. Niyo mpamvu nyine nkatwe nk'abana tugomba kuba hari ibintu twageza ku babyeyi bitandukanye. Urakoze cyane. Nari nkubajije nti, iyo ubonye umubyeyi afite umwana, uwo mwana akaba amusuzugura atamwubaha, Amuri, muri wowe wumva ari nk'ibishobotse uwo mwana byagenda gute? Mba numva ari ibishobotse, uwo mwana yakosoka akiga umuco,
akaba yakubaha mama we kuko mama wakora ibishoboka niwe umugurira inkweto niwe umugurira ibyo kurya muri mbese ubundi ababyeyi tujye tububaha. Wow, aragira ati ababyeyi tujye tububaha. Bana mudukurikiye babandi bajya gukora ubukwe hanyuma bagatira ababyeyi, wowe wabikoze umenye yuko wabaye ikigwari. Wowe wagiye gukora ibintu ugahisha ababyeyi bawe kandi ubizi ko ari ibintu by'ingirakamaro, ubizi ko uzakenera ababyeyi bawe, umenye ko wabaye ikigwari. Amuri arimo aragusaba gukosoka ukisubiraho ukubaha ababyeyi, kuko kutubaha ababyeyi Amuri arashoje avuga ngo ni icyaha gikomeye. Amuri, mbere yuko nkurekura gato cyane, hari abantu bigeze kumbaza bamamagaye kuri telefone, kuko urumva abantu bagera mu 98 bamaze gukurira nk'uko nabikubwiye, ni abantu benshi cyane. Ntekereza ko iyi channel ya Theophile Munyanziza ariyo ubashije kuba wagiraho views z'abantu bagukurikiye cyane, sibyo? Hanyuma barambajije ngo mbese Amuri yaba ashobora kwihangira indirimbo ze ku giti cye? Indirimbo zirahari. Ufite indirimbo zingahe Amuri niba atari ibanga? Mfite muzigera muri 5 indirimbo zanjye zirahari. Okay, ufite indirimbo zigera muri 5. Hanyuma muri izo ndirimbo zigera muri 5 urabyizeye neza ko zikosotse, cyangwa wumva ukeneye umuntu wagufasha ku buryo zaba kuri standard ku rwego wifuza, ku buryo wazikora no muri studio? Nyine bibaye ngo indirimbo zanjye nizo ncuranga kuri gitari, ntago zirasohoka nyine usibye kuzicuranga mu bukwe cyangwa mu birori bitandukanye ndazicuranga, ariko ntago zari zabona imbaraga zo kuba zajya Okay, Amuri, hari studio ya radio cyangwa ya televiziyo uretse zino televiziyo zo kuri murandasi cyangwa se zo kuri YouTube? Hari studio ya radio cyangwa ya televiziyo yaba yarigeze kugutumira? Ni imwe yonyine bayita ngo Gurity TV. Gurity TV. Niyo yonyine gusa yagutumiye? Yego. Okay, na ringiye kukubaza igihe ariko ushobora kuba utakibuka. Hanyuma hari studio ya radio nimwe yaba yarigeze kugutumira? Oya. Banyamakuru mudukurikiye aho muri hose ku isi hirya no hino, Amuri akeneye umuntu wamutera inkunga. Murabizi yuko abanyamakuru mujya mubigiramo uruhare rukomeye cyane. Aba ba Bruce Melody twamenye bakaba ibyamamare, tuba turimo turavuga ba Israel Mbonyi tuzi muri gospel nk'abantu bamaze kurenga imipaka ikomeye, abantu tujya dukurikira nk'aba bakamariza mwabyumvise, n'abandi mwabashe kugira amahirwe yo kwamamara ndetse no gukomera no kuba mugezaho Imana yabagejeje ku buryo mushobora kuba mwateza imbere. Amuri, nyamuneka numureba, ikinazi kwagira ntabwo ari amafaranga menshi cyane. Murabizi ko mujya mutega mukagira Dar es Salaam, mugera za Nairobi, mugera ndetse za UK, mugera za Ottawa muri Canada, mugera za Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bice bitandukanye by'isi. Kugera hano ikinazi ukaba wavugana na Amuri ukamuteza imbere, rwose biremewe. Hanyuma Amuri, ndumva wasuhuza abantu wumva wifuza gusuhuza abazakurira kuri social media kugira ngo bamenye yuko ubateze ubahoza ku mutima. Ndumva wabasuhuza, hanyuma amara kubasuhuza tugasezera abantu bari badukurikiye, cyane ko ikiganiro ari akagaruka. Umuntu wa mbere nsuhuza, nsuhuza mama na papa. Yego. Nasuhuza n'abadamu b'u Rwanda n'abagabo b'u Rwanda, nasuhuza na Makanyaga. Yego. Nagushimira nawe wabashije kungeza kuri YouTube yawe. Okay, urakoze cyane. Abari badukurikiye ndumva nuko bigenze. Ikiganiro nari mfitanye na Amuri nahakirangiriye, ariko ntago twamurekura ataturirimbiye indirimbo imwe nanone ya wa mugabo witwa Makanyaga Abuduru, nibyo? Hanyuma tugahita dusoza. Urabagirana nk'umucece ni wowe mwesha urugwiro.
Wow, abari badukurikiye ikiganiro nagiranaga na Muhoza Amuri nta kigarukiye, hanyuma ibyiza turabibabikiye naho ubutaha. Ciao ciao, Imana ibaho umugisha. Twatangiye dusenga, reka none twongere twiragize Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko warinze uyu mwana akabasha gukora iki kiganiro, natwe ukabana natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwana uzabashe kumugeza kuri ejo yifuza, kandi uzajya ubana nawe mu bigeragezo n'ibyago abantu duhura nabyo, uzamurinde imiyaga n'imiraba, kandi rwose uzamuhuze n'abantu b'umumaro muri iki kiganiro dukoze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.